kugeza igihe umwe aviriye mu mubiri. Uyu muhango rero wo gushyingirwa imbere y'amategeko ubanzirizwa n'indi mihango ariko nta mategeko. Uyu muhango hakaba harimo kurambagiza, gushimana, kwemerera umugeni. Ni imihango iteganywa n'umuco nyarwanda, ariko bitavuze yuko uramutse uyikoze bitatuma udasezerana. Hari abavuga ngo umuntu adakoye ntiyasezerana, ariko buriya ntabwo kuko ari itegeko. Inkwano si itegeko, inkwano n'ishimwe bagenera ababyeyi. Akaba ariyo mpamvu rero itegeko ritigeze ribishyira mu bintu byatuma abantu badasezerana. Amategeko rero y'ibyo turabisuzuma igihe tubasaba ibyemezo, tuba turimo gusuzuma ko ya myaka itegeko riteganya biyujuje. Itegeko kandi ryemera ko ubushyingirwe ari ubw'umuntu, ari ubukozwe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere mu ruhame rwa benshi, kandi ugiye gushyingirwa akaba abyiyemerera ku giti cye ntawe ubimuhatira. Nizere ko rero aba bageni bacu mwaje ku bwanyu ku giti cyanyu, ntawe wigeze abahatira kugira ngo mushyingirane. Ikindi, amategeko yatwemerera gusezeranya abantu bahuje ibitsina. Yemerewe gusezeranya umugabo umwe n'umugore umwe, ntabwo twasezeranya abahuje ibitsina nk'uko tujya tubibona ahandi. Amategeko yacu kandi ateganya ko tubaranga mu minsi 21, akaba ari iminsi tubaranga kugira ngo waba afite ikibazo cyangwa waba afite ingingimira kuri iryo shyingirwa abe yabimenyesha ubuyobozi. Ariko bitavuze ko n'ubu ngubu uri bubonemo ko hari ikibazo atakitubwira, tukareba ko kijyanye n'amategeko, ubundi tukaba twareka kubashingira. Bageni bacu rero mugiye kubana, hano nimumara kubirahira mumaze gusinya, umwe araba abaye umugore w'undi, undi abaye umugabo w'undi, niko amategeko abivuga. Hari ibyo rero amategeko ateganya mu mibanire y'abashakanye. Nta mugabo wemerewe kubaho ukwe kwa wenyine cyangwa umugore we ukwe kwa wenyine. Nimumara gusinya mumaze kubyemeza, ubwo muraba mubaye umugabo n'umugore, mugomba guhita mutahana, kuko nta wemerewe kubaho ukwe kwa wenyine. Nimudatahana ubwo hari icyo muba mutangiye kwica mu itegeko. Ibyo nabyo turaza kubireba. Abantu bari kubiseka, ariko buriya ni ku itegeko riba ryarabigena. Buriya ibyo mu rusengero Imana turayemera biza nyuma, ariko hano ubu niho hakomeye, niho babaye umugore we. Kongera gutandukana kereka urukiko, kandi narwo bagaragaje ibimenyetso byinshi bituma mutandukana nk'uko turi buze kubireba. Ikindi, nta mugabo wemerewe kwicisha umugore we inzara, cyangwa ngo amufate nabi, amukubite, amuhoze ku nkeke. Ibyo byose amategeko arabibuza. Umugore agomba gukundwa, ariko nawe agomba gukunda umugabo we, kandi agomba gukunda umugabo we, kandi n'umugabo agomba gukunda umugore we, agahahira urugo, agatanga ibitunga urugo. Ariko bitavuze yuko n'umugore atatanga ibitunga urugo, kuko hari igihe umugore aba afite ubushobozi burushije ubw'umugabo. Icyo gihe nawe uburinganire ushobora gutanga ibitunga urugo. Abagore rero n'abakobwa rero bacu, mukanya muravana mubaye abagore, ntimuzavuge yuko mutari butunga urugo, kuko mu itegeko rivuga ko nta mugabo wemerewe kwicisha umugore w'inzara. Ahubwo namwe mugomba kubitanga, mugafatanya ndetse no mu mishinga y'iterambere y'urugo rwanyu. Amategeko kandi hari ibyo ahana. Ahantu ubusambanyi bukozwe n'umwe mu bashakanye, cyangwa ubuhemu. Ibihemukiye uwo mwashakanye cyangwa ukoze ubusambanyi, iyo bifitiye ibimenyetso, ibyo nabyo turaza kubibona ko bituma mushobora gutandukana, kandi n'amategeko akavugana. Ibyo rero muzabyirinde kugira ngo urugo rwanyu ruzarambe, muzabane akaramata nk'uko dukomeza tubirifuriza. Ubu rero mugiye kubana, muzagira imitungo, hari n'iyo musanganywe,
amategeko nabwo yateganyije uburyo muzacunga iyo mitungo yanyu. Hari uburyo butatu bwo gucunga umutungo. Hari ivangamutungo rusange, aho abashakanye bavanga imitungo yabo yose ndetse n'amadeni baba bafite, imyenda, icyo gihe byose murabivanga. Hari imitungo yimukanwa n'imitungo itimukanwa, mukabivanga. Ubwo nimumara guhitamo ubwo buryo, umwe ashobora kwishyurira mugenzi w'amadeni. Ntuzagende ngo uvuge ngo ntabwo nari mbizi ko afite amadeni angana kuriya, kuko nayo burya akunda guteranya abantu, cyangwa se nari nzi ko nta mutungo agira. Ahubwo ubwo icyo uhitamo urabyemera uko wabihisemo nyine. Ikindi ni ivangamutungo muhahano, aho abashyingiranywe bavanga umutungo babonye bamaze gushakana. Umutungo wari usanganywe aba ari umutungo ku giti cyawe, ariko uwo ubonye mwaramaze gushakana aba ari we muba mufatanyije. Hakaba n'ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye, buri wese aba afite umutungo ku ruhande rwe, ariko icyo mufatanya ni ugutanga ibitunguru. Ndagira ngo rero nk'uko tumaze kubyumva, abageni bacu bahaguruke, buri wese atubwire uburyo yahisemo, uburyo bahisemo bwo gucunga umutungo wabo, tubone kubyandika no mu bitabo. Ubanze mubitekerezeho neza, icyemezo mugiye gufata muri uyu mutungo ni ikintu gikomeye. Mutubwire uburyo mwahisemo, byandike. Abashakanye batandukanye, nkuko twabibabwiye, hari ubusambanyi bukozwe n'umwe mu bashakanye iyo bufitiwe ibimenyetso, akaba guta urugo mu gihe cy'amezi 12. Ibyo twabibabwiye ko nimuva hano muraba mubaye umugore n'umugabo, muraba mwabisinyiye. Ubwo rero iyo utangiye kudatahana n'uwo mwashakanye, burya hari icyo uba wishe. Iyo rero bibaye mu gihe cy'umwaka, ayo mezi akaba 12, nabwo musaba ubutane. Akaba guhoza undi ku nkeke, nabyo iyo bifitiwe ibimenyetso nabwo mushobora gutandukana. Akaba urupfu narwo rutandukanya abashakanye, ngo nta n'uko abantu barwirinda, ariko umwe yapfuye mu bagiranye amasezerano, ubwo ya masezerano nyine ntabwo aba akireba mugenzi wawe, ashobora no gushaka undi. Aba rero bagejejeho inyigisho ntoya muri bimwe mu by'amategeko ateganya. Icyo tubifuriza ni uko muzirinda icyabatandukanye, muzabane neza, muzubaka urugo rwanyu, muzagirane inama, muzakundane, kuko uriya urugo mugenzi yawe yagize intege nkeya, wowe ukamugira inama cyangwa ukamufasha, kugira ngo bigire akamaro mu rugo. Urugo rurakomera, muzashwanire ku tuntu duto. Abavandimwe bazabagira inama, ababyeyi ndetse n'inshuti, ariko mwabanje kuyigira mbere ubwanyu. Tukaba tubashimiye rero, kandi dukomeje kubifuriza kugira urugo ruhire. Umuhango ukurikiyeho muratambuka murahire. Ngomba kumva ko ari inshingano. Ntabwo umugabo n'umugore baturana nk'uko abanyeshuri babana muri campus cyangwa ahandi nk'abaturanyi muri kare. Ntabwo ari inshingano yindi ni iyo gutunga urugo rwanyu. Mugiye kugira urugo, murahereye umunsi muri umugabo n'umugore nimubyemeranye. Dushobora kurangiza kubigisha hano bakatubwira ngo murabisubitse, nabyo ntabwo twatinda, nta mpaka twajya nawe, kuko nimwe mwizanye, ni namwe muri bwemere gushyingirwa. Icyo tubabwira n'icyo amategeko ateganya. Inshingano yo gutunga urugo ni inshingano y'umugabo n'umugore. Uhereye kuri mwe mwenyine ubwanyu, muraba mwagize urugo uyu munsi n'umuzingi nk'uko nabivuze. Nyuma yabwo turabifuriza kuzagera mugaheka, namwe murifuza kugira abana. Nimugira abana bazaba baje kwiyongera kuri mwe babiri mwari musanzwe mugize umuryango w'abantu babiri. Umuryango wanyu uzaba urimo kwaguka, ubwo abo bana nabo mufite inshingano yo kubarera. Abana barerwa n'ababyeyi babo, nyina na se. Nibo babarera, nibo batoza umuco nyarwanda ko muzabyara abana b'Abanyarwanda.
nibo baba amahirwe yose yo kuba mu buzima bwiza bw'abana bitaweho n'ababyeyi babo. Ejo tukabona abana banyu bagenda basabiriza mu mihanda cyangwa barataye umuco, barabuze uburere kubera ko utabitayeho. Mugomba kwibuka neza ko inshingano zanyu z'ibanze, inshingano z'ibanze zikomeye cyane kurera abana muzabyara. Mugomba nanone kumenya ko baza kubakira nyuma. Kumenya ko mufite inshingano yo kurera abana muzabyara, ko ni inshingano yanyu. Ni bamwe mu bagize urugo rwanyu, uhereye kuri imwe no gukomeza nyine kugera ku mahirwe y'urubyaro muba mwari. Warera neza ni inshingano zanyu. Mugomba koroherana, mugomba gufashanya, umugabo n'umugore barafashanya, buri wese akagira icyo afasha mugenzi we mu buzima, cyangwa ikeneye cyose agomba kukibona, kuko ubuzima twese turakeneranye, uretse n'umugabo n'umugore. Turakenera na mugenzi wawe wundi gusa w'inshuti cyangwa umuvandimwe, ariko noneho umugabo n'umugore bo ni inshingano yabo gufashanya. Icyo mugenzi wawe agomba kugufasha akagifasha yumva ko atari impuhwe arimo kugirira gusa, si impuhwe ahubwo ni inshingano agomba kubahiriza, yaba ari umugore cyangwa umugabo. Mu gihe ugira imitungo rero, hariyo musangamo hari n'iyo muzabona mumaze kubana. Hari uburyo butatu buteganywa n'amategeko bwo gucunga umutungo hagati y'abashyingiranywe. Uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange bivuze kuvanga umutungo wimukanwa n'utimukanwa ndetse n'imyenda, amadeni. Byose mukabivanga, mukamunganya amahirwe se cyangwa n'uburenganzira, ariko n'inshingano kuri uwo mutungo. Yego ntabwo uri kuba wazanye byinshi cyangwa wazanye bike. Muca kuba wazanye amadeni gusa, undi nawe azanye imitungo myinshi, ariko mukumvikana kuvanga. Ni uburenganzira bwanyu, itegeko rirabibemerera. Ubwo nyine ubwo nawe urumva niba wazanye inganda ebyiri, undi akazana amadeni angana n'inganda eshatu, ubwo mwaba mufite angana. Si imibare yoroshye. Mwaba mufite ideni ry'uruganda rumwe buriya. Icyo bishatse kuvuga. Ivangamutungo rusange nicyo bivuze. Ivangamutungo wimukanwa ndetse n'imyenda. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo muhahano ni ukuvanga umutungo muzaha mumaze kubana, ni wita uvangwa, ariko ibisanzwe buri wese bafite imitungo ye bw'iki cye, ntabwo bivanga. Ibyo ubu ni uburyo bwa kabiri, kandi nabyo ni uburyo bwiza kimwe n'ubwa mbere. Uburyo bwa gatatu bwitwa ivanguramutungo risesuye, aho buri wese afite imitungo ye ari yasanganywe, ari niyo azabona amaze kubana na mugenzi we. Ari ibya mbere, ari ibyo muzaha mumaze kubana, ntabwo biba bivanze. Buri wese afite umutungo we. Wari umutungo w'umuryango wanyu birumvikana, w'abana banyu, umutungo w'abana, ariko buri wese aba afite ibye, igiti cye. Noneho n'ikoranabuhanga ryarabyoroheje, ubwo ibibanza byawe n'amazu yawe bikwanditseho ku giti cyawe, ntabwo ari niko wasanga bikwanditseho 50% cyangwa 50% ku buryo bwa mbere. Wagira ngo rero mbere ko dukomeza ku zindi ngingo, tubanze twumva abageni bacu uburyo bahisemo bwo gucunga umutungo wabo, kugira ngo tubone gukomeza ko nibo babyivugira. Ku masezerano mugiye kugirana, mumenye neza ko ibyo ugiye kubabwira mutabyemerera. Nimubirengaho rero no gutandukana, mushobora gutandukana. Muzabyirinde. Ugiye kubabwira ibyo mugomba kwirinda kugira ngo bitazatuma umucamanza batanya, kandi atari byo mwaje. Ntabwo mwaje gushyingirwa ngo muzatandukane, kugira ngo ntababishaka. Kugira rero ngo bitazaba, nuko mwirinda ibyo ugiye kubabwira. Kubabwira rero impamvu ushobora gutuma bashyingiranywe batandukana, kandi bikemerwa, umucamanza agafata icyemezo akabatanya,
ubwo mukaba wese amasezerano yafitanye na mugenzi we yataye agaciro. Ubundi impamvu yagatumye abashyingiranywe batandukana se cyangwa amasezerano y'abashyingiranywe atagaciro yagombye kuba urupfu gusa. Urupfu hagati y'abashyingiranywe nirwo rwonyine rwagatumye abashyingiranywe umwe yongera kugira uburenganzira bwo gushyingiranwa n'undi muntu uzi ko amasezerano yari afitanye na mugenzi we aba atagifite agaciro, kuko birumvikana aba ari amasezerano hagati y'abantu babiri, kandi umwe witabye Imana usigaye nyine afite uburenganzira bwo gushyingiranwa n'undi muntu. Ariko izindi mpamvu ngiye kubabwira muzazirinde. Hari impamvu y'ubusambanyi bufite ibimenyetso. Ingeso y'ubusambanyi bigaragayeho utabashe kuyihanganira uwibangamiye ajya imbere y'umucamanza agasaba gutandukana na mugenzi we. Iyo bifite ibimenyetso arabatana. Indi mpamvu ni uko urugo ukagira amezi 12. Ntabwo ko mufite inshingano yo kubana. Igihe mutari kumwe buri wese agomba kuba yabwiye mugenzi we ahari kandi babyumvikanyeho. Amezi y'abaye 12 rero akurikirana utari mu rugo mugenzi wawe atabishaka cyangwa atanabizi yitwa guta urugo. Uwo bibangamiye yajya imbere y'umucamanza agasaba ko mutandukana. Muzirinde rero guta urugo. Hari ukutabana igihe cy'imyaka 2 nubwo byaba ari kubushake, umwe akaba hariya undi akaba hariya, imyaka ikaba ari 2. Uwo bibangamiye yajya imbere y'umucamanza agasaba gutandukana. Nabyo muzabyirinde. Hariho hohoterwa rishingiye ku gitsina, nawe ni impamvu yatuma mutandukana. Hari ubwo turi ku nkeke kubwira umugore cyangwa umugabo amagambo mabi kandi mu gihe nabyo ni impamvu ishobora gutuma mutandukana. Hari ukudahira urugo, navuga ko mufite inshingano yo gutunga urugo. Murabyumva abageni? Gutunga urugo ni inshingano zanyu, ni inshingano z'umugabo n'umugore. Utabikoze ni impamvu ishobora gutuma utandukana na mugenzi wawe. Hari nanone igihano cy'icyaha gisebeje. Muri icyaha byose n'ibisebeje noneho by'umwihariko, ndetse noneho iyo wagikoze birumvikana nyine urahanwa. Fatiwe n'icyo gihano, umugore wawe cyangwa umugabo wawe kumva atakwishimira kwitwa kweshyingiranywe n'uwo muntu, ajya imbere y'umucamanza agasaba gutandukana. Nabyo muzabyirinde. Hari ukutabana uhereye umunsi. Ubundi itegeko rivuga ko nimushyingiranywe uyu munsi muhite mutahana nyine muzanywa abaye umugabo n'umugore. Abatari butahane rero bamenye ko batangiye kwica amategeko. Uko bimeze. Ibyo gutegereza rero muranyumva abageni beza. Ibyo gutegereza kwa pasiteri cyangwa kwa padiri sinzi imyemerere yanyu kujya gutegura za reception nziza cyane, nabyo ni umuco mwiza nanjye ndawemera, ariko ntabwo itegeko rivuga ko bitabaye ubukwe butaba bwabaye. Ubukwe n'uyu munsi, ibindi byose ni ibirori bisanzwe. Nubwo mwadutumira muri anniversaire cyangwa abantu bafite ubushobozi ntibagira ibirori bya buri gihe. Gutumira abantu akavuga ati uyu munsi ndashaka gusabana namwe, hari ikibazo kirimo. Gutumira abantu benshi ukabajyana ku hoteli ihenze ko ibintu bisanzwe, ariko ubukwe nyirizina n'uyu munsi, ibindi nabyo bifite umuco wabyo ni byiza. Abageni bakajya kwa padiri cyangwa kwa pasiteri akabereka umugisha n'ibyo, bagatumirizwa n'abavandimwe bakaza bagasangira bishima ko bakoze bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Ibyo nabyo bifite agaciro kabyo, ariko itegeko ryo rivuga ko uhereye uyu munsi murambana umugabo n'umugore mutegetswe kubana. Ariko itegeko ribaha amahirwe, niba niko nabyita, igihe cy'umwaka wose, amezi 12 na none. Utabana nawe none uzabane nawe mu cyumweru gitaha cyangwa mu kwezi gutaha, ariko amezi ntarenga ni 12 utarabana kandi mwarashyingiranywe. Uwo bibangamiye yajya imbere y'umucamanza agasaba gusesa ayo masezerano. Nabonye hari abari batangiye ubwoba hano rero bavuga ngo uyu munsi mufite amahirwe y'umwaka wose, amezi na none 12 akurikiranye uko nabivuze. Ibyo byose muzabyirinde kugira ngo mutazagira utandukana na mugenzi wese, cyangwa mutazatandukana ko birumvikana nyine ntawe atandukana na mugenzi we n'undi gutandukana nawe. Ubivuze ngo mugiye gutandukana, muzabyirinde. Buri wese azirinde icyamubanisha na bene mugenzi we, ikaba intandaro yo kuba
kimwe muri ibyo ngibyo mvuze biri ku rutonde rutegwa n'amategeko cyabigaragaramo uburyo rubangamiye yajya gusaba ko atandukana. Muzihanganirane, muzafashanye, muzafitanye ukuri buri wese. Murakoze cyane. nzi ko ari ntabwo mbanzi naho byarangiye jewe Kalimbiro Achabu maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagahato ko wowe inshuti Diane umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. Emmanuel Uwitugabiye Bestine, Kalimbiro Achabu na Nshuti Diane, Musirimu Felix na Kinyana Sole Mahoro, Mujyanama Eli Nuwamahoro Aline, Gato David na Nyangoma Alice, Ntambara Bestine, Muzayisenga Joseline, bagiranye imbere mu ruhame rw'abenshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuvuma. Mugabo Emmanuel Uwitugabiye Bestine, Kalimbiro Achabu na Nshuti Diane, Musirimu Felix na Kinyana Sole Mahoro, Mujyanama Eli Nuwamahoro Aline, Gato David na Nyangoma Alice, Ntambara Bestine, Muzayisenga Joseline, bashingira mu amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Abageni rero bakongera tukaba amategeko. Mr. Dimana Dasa.
Ibyo nahawe n'ababyeyi banjye nabisanze iwawe, ibiboneka nk'ibidashoboka warabinkoreye. Ikinabwirwa ikinaterwa ngo mfatwe cyanandukanya n'urukundo rwawe Mesiya. Byaba ubutunzi bw'isi icyubahiro cyayo, nta na kimwe mbona cyanandukanya nawe. Yesu we nakuvaho nkajya umubyeyi mwiza, iyo ndize umanagura. Yesu we iyo ndize umanagura nawe. Yesu we, Yesu we mwami. Yesu we nakuvaho nkajya iyo ndize umanagura amarira. Iyo ndize umanagura amarira. Mwami wanjye Yesu we, Yesu shobora byose. Yesu we nakuvaho nkajya iyo ndize umanagura umubyeyi w'imfubyi. Iyo ndize umanagura amarira. Iyo ndize umanagura amarira. Yesu we nitokee kwako, Bwana wa mabwana. Napolia wewe upo tayari kunipanguza chozi. Napolia wewe upo tayari kunipanguza chozi. Ewe Baba wa rehema, Baba wa neema. Yesu we nitokee kwako, niende wapi? Hakuna kama wewe. Napolia wewe upo tayari kunipanguza chozi. Napolia wewe upo tayari kunipanguza chozi. Yesu we ni
basaza ba murabe hose nyamibwa tuzahora tugusura murabeho nyamibwa iceye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa iceye we wamwiza uduteye irungu. Tuguha icyubahiro byiringiro byacu, turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo kubw'uyu munsi, tugushimiye kubw'uyu mwanya, tugushimiye kubwa buri muntu wese nyaguhara ku ngoma Imana. Data mwiza waraturinze, wabaye Imana mu ruhande rwacu, n'ubu uracyari Imana mu ruhande rwacu mwami Imana, kandi uzakomeza kuba Imana mu ruhande rwacu. Icyubahiro n'ikuzo no gukomera bimari cyawe Mwana. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze mucunguzi w'ijuru n'isi, turagusabye kugira ngo ururutubane natwe muri uyu mwanya, Mwuka w'Imana aganze ayobora ibi biganiro. Mwami wanjye Mana nzima, ku ruhande rw'abasaza ndetse natwe twese abaraha, yoborwe n'umwuka wawe. Neza witubeho Mwami wanjye Mana nzima, umuyobozi wa gahunda Mwami Imana yo kuba we ahubwo ayoborwe nawe Mwami. Turakwinginze ibirori Mwami wanjye Mana nzima ubibemo Uwiteka Imana Nyiringabo. Ineza yawe iganze Uwiteka Imana. Turagushimira, tuguha icyubahiro, icyo duheje n'imbaraga zose z'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo abambwe ku musaraba. Dutumiye ineza yawe n'amahoro yawe aganze mu mitima y'abantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo umuremyi wacu dusenze twizeye. Amen. uvuge ngo amen. Murakoze cyane, duhuze ibiganza dushima Imana kandi tunashimire umushumba maze kuduhesha umugisha. Rero muje mutugana, ubusanzwe twishimira gutaramana n'imfura nkamwe, kandi ntabwo ari ubwa mbere dutaramana kubera yuko umuryango wacu muri Isanga twataramanye henshi, kandi na n'uyu munsi birakomeje ndetse turacyataramana. Ntabwo ari ngewe uyoboye umuryango, nta nubwo ari ngewe uri ku ruhembe rw'umuryango. Ngewe iyo hagize uvunyisha, icyo nkora no kugurura amarembo abantu bakinjira ngatanga ikaze, ariko nanone utanga ikaze mu muryango by'umwihariko n'uri ku ruhembe rw'umuryango. Tugira ngo twakire Muzehe Kabanda atanga ikaze mu muryango wacu. Karibu. Muvandimwe Innocent, Karame uraho muraho. Yesu ashimwe cyane. Mwami wakayimbaza. Muvandimwe Muvunyi, Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. N'amahoro. Amahoro. Yego. Rero tubahaye ikaze, Murakoze cyane. mwavuye iwanyu muzi iwanyu. Yego murakoze. Hari aho Bwana Mugenyi, Muraho neza. umeze neza? Twakashira Imana. Yego yego. Mwicare mugubwe neza. Nasabaga Bwana Innocent ko yakwigira hino tukamuzimanira uko umuco wacu umeze, kandi ngategeka aba bana bakazimanira abo bantu bose vuba na bwangu. Akazuba ni kose nabibonye, sinzi niba iwanyu ariko bimeze. Pastor Yesu ashimwe. Amahoro. Yego. Muraho neza. Turaho tumeze neza. Ni amahoro. Ndabona wahagurukanye n'inshuti zanjye gusa gusa. Ubundi wajyaga uza muri babiri batatu, none bitewe n'ukuntu mukunda byabaye ngombwa ko inshuti zose ziza. kuko inshuti zose ziza. Nari ngiye kuvuga ngo ntimwasizeyo niyo, ariko abana bonka mwabasizeyo. Abana n'ababyeyi bari ku kirere wasigaye rwose. Bahaye rero ikaze, nimwicare mugubwe neza. Ubuki rero nibwo tuzimanira abashyitsi b'imena nkamwe. ariko rero n'ubundi reka murabisanga ntabwo ari ibyiganano.
murakoze. Turu ndacyari wa wundi nuko twe reka uyu mwana wanjye muvandimwe Innocent rero karame mu izina ry'umuryango wa nyakwigendera rwa Gasore, mu izina ry'aba bantu tubahaye ikaze, mwicare mugubwe neza, mwavuye iwanyu muzi iwanyu, ntabwo muri abana ntimuri buvune imiheha, ariko nibinaba turabaha indi mutiriwe muyisaba, rero nimwicare mugubwe neza. Turashimira Imana yuko mugeze hano amahoro. urakoze cyane. Turasaba aba bana yuko babazimanira, nyamureka yemwe bana mutabare izuba ry'ukwezi nigatera nyota, maze mwicare tuganire, dutarame nk'aya ndirimbo yacu tujya turirimba iyo turi mu rusengero tuvuga dutarame. urakoze cyane. Kandi muvandimwe Innocent, turi mu biganiro byiza, tuvuye muri Cyogamo, ariko nushaka kugira nawe icyo tubwira rwose ubikore aho wumva ubishakiye hose, kubera yuko wavuye iwanyu waje iwanyu. mbaye mushimiye. Kandi nutinda mugenyi barakubwira yuko hari umugabo waje gutira imfizi akasinda bakayinywa, akaba se rego bitera mfizi akose ubundi urakoze, reka ngubwire wumva ntavunika. mugenyi wo ndamukunda cyane. Noneho karame bawiyicariye rwose, reka babanze bazimanira abo bantu. ntacyo reka nisha, ariko urakoze cyane. kandi bibaye nka bya bindi ngumpamagaye narije, ariko kuko mbwiye ngo nicare reka nicare. utsitarumira hira umuririmba iteka none uramusize, uduteje amatage uratuziza iki, wibabaza umuryango. urakoze cyane mubyeyi Kabanda. Karame urabona ubwo warumbwiye ngo nicare, ariko nari umwana ati data naryamye, atari ku mutima urahagaze. rero nanjye nubwo warumbwiye ngo nicare, ariko numvaga ari nicaye mpagaze. reka watuje ko nta kibazo rwose. nta kibazo, reka ndabizi ko iwawe nta kibazo kihaba. ibibazo warabisenyeye, warabyirukanye kera. sinacyo gitumye sinza nkugana. kandi nje nkugana hari ibyo gushakaho. ugura impamvu uyikugenzayo, nyiramaso yereka biki ibindi akirebera. kandi yicogamo se ntuzi ko watuzaniye ibintu byiza byinshi, ariko yaje no kutwibutsa ibindi byiza byinshi nanone, no kutwibagiza korona twari tumazemo igihe, tajya gituma dutarama nk'uko ngo duhure tuganire twishime. rero ndagira ngo unyemerere kwegere abahungu bavuze ngo muri iki gihugu iyi ntara tuyikoreshe gakeya. ndavuga ngo iki gitaramo kugira ngo kize kuturyohera twese, nanjye reka kigiremo uruhare, kuko nawe iyo uje iwanjye uza wikwije kugira ngo tuze tutaza kuvunana. ubuki se nimwe mu bwenge, ubuki se nk'ubwubizi ni bwa bundi, rwo rutoki ni rwa rundi rwanyibutse, ni bwa bundi rwose. intego ni yayo ngo pure heaven. mubyeyi mwiza, rero nagira ngo iki gitaramo ngusanzemo
wari ubuze uti nibura igitaramo n'ubutinda hari abari baje biteguye gukomerezaho, ariko rero nanjye nicyo cyatumye mbazana mu banjye kuko bazigira ngo urabyumva, navuga ngo igitaramo uza kunyemerera hanze kugira ngo ijambo nk'uko n'ubundi dusanzwe. Ubwo rero iri n'ituro nari ntanze. Iri n'ituro? Yego. Pasiteri baraha mbese nimwumva ko ari ituro wabyisi bindira, ariko siko maturo yabaye no kubwo abami kuva na kera ko ntawe uzayakuraho, ko umugaragu mwiza yaturaga shebuja akamugabira imisozi cyane rwose. Kandi ndakunze ndakwizeye yuko ugiye kungabira mu kanya gato. Buriya babyumvise nabo bumvise ko ari ituro ry'abasaza bo mu rugo, nta rifite aho rihurira n'ayandi yacu cyumweru mu yindi minsi, ariko nubwo byaba bihuye nabwo ntacyo bitwaye. Cyangwa niyo mpamvu uyu muntu yakwegereye kugira ngo araze niwe uyabara. Umusaza mugenzi wanjye azi ko nanjye iyo usuye abasaza nkamwe tujyana amaturo cyangwa intashyo rero yaraje kuyafata azi ko ari bubigire abirambiyemo we. Yego. Rero Pastor Innocent rwose umwanya ni uwanyu, kugira n'ibindi muganirira mu bitore nta yindi nteguza. Akose ubundi waguma ahangaha nkaza kwicara nicaye ngaho noneho nkagira ariko waretse kugenda wambaye waguhaye kaguhata umunsi wanyitayeho rwose, waguhaye araguhata, reka umukobwa wanjye aze yongera agaruka. Ni ibintu bijya numva keya bayikoresha nk'aho ari ibintu cyiza kuri iyi si. Niga n'ubundi kera na kare ubundi ntacyo wageraho. Umugabo waramaje bati kunywa amata uhagaze kandi kizira, aravuga ati reka burya bunywa n'abahagaze bicaye ntiwayabona. Burya rero kugira ngo niyo mpamvu mvuga ngo twakwicara wawe nshobora gukora amaturo nazi rwose. Mubyeyi mwiza rero wanejeje kandi ndagushimira. Ubwo ndeba ubu nahagurutse nkagurukana na ziriya ngabo ureba, nazanye nazo. Ikintu kinejeje ni uko unyemerera kugira uruhare muri iki gitaramo. Agenda bigushimira. N'ubuki se bwo yabujyane nabwo ubuki bibaye byiza ubigeni twawusangira cyangwa se twawusogongera, ariko uretse ko niba ufite uburenganzira ukamutangira. ntabwo yiburiye uriya ku ifoto. gusa iriya lezi kunguka kuri foto uraza kubibona mu kanya iyi
muri centre mwagerageje kutwigana hari n'igihe wigana inka rikakurusha mwagerageje nibyo da nibyo rwose turashima Imana iguhumurije cyane reka genda yicarire rwose bana agiye muze mu Rwanda rufite inyota babashoteye umubyeyi mwiza rero nongeye kunezezwa no kugira cyangwa nakubwira nejejwe no kubona uyu mwanya mwiza no kugaruka muri uru rugo nk'uko wambwiye wangiriye neza hari abantu nabayemo nkunda abantu bita ingabo z'igihugu muri ingabo rwose urakora nkabo kandi hejuru no kugaruka mwiza rero urabizi ko ubushize twaganye urugo turuzamo turukunze kuko n'ubundi usanga tubana muri uyu muryango habaye igihe nari nicaye ndi mu rugo umuhungu araza arambwira ati ariko ubwo ndeba ubu maze kuba umusore rero umuhungu wawe arambwira ati maze kuba mukuru kuva n'uku ndumva ndambiwe kuri ngaramakiraho mutega amatwi ndavuga ntiwagira amahirwe yagira umwana umubwira ko ijambo ugiye kumbwira mbese bimeze biti arambwira ati ndumva ushaka kubaka urugo cyane arantekereza mubaza ibibazo byinshi arabitsinda kuko ni intore ndamubwira se mbwira mu buryo burambuye ati hari umuryango nakunze ambwira umuryango wawe nk'uko uwo yabitekerezaga ahari ntabwo yari azi ko byakirana na yombi ko yabengutse umugeni muri uyu muryango muri ubu rugo abimbwiye ndavuga ntikagira inkuru nziza ni ukwisanga nk'uko wahoze ubivuga wazagiye kumusabira umugeni muri uriya muryango ndamubwira se umuhungu we umwana wabengutse muri uwo muryango ko bagira abageni benshi bagira abakobwa benshi wabengutse aramumbwira ambwiye inshuti numva n'ubundi ashimye ahandya ndavuga ni byiza ndamubwira rero uriya muryango n'ubundi dusanzwe dutegurana dusanzwe duhana abageni rero rwose ibyo bwiye ni byiza abimbwiye rero nibwo twatangiye rwarugendo rwo kuruhuza rwose nibwo twasezereje turasaba kandi turabihabwa rero ambwira ko naza bakumusaba rero nakuzaga umubyeyi mwiza uvuga ngo ndashaka ntunyemerera unyemerere
rwose saba umugeni muri uru rugo. Mbaye gushimiye rero kandi nkuko ntacyo wanyimye kuva kera na kare, nizeye ko utaza kunyima nanone, kuko kwemesha sinsanzwe nyesi ikuziho. Imana ibumvishe. Uranyibere ngaho sabe. Ntabwo tubikoreza ibindi, twaza abasaza tubikoreza ibindi yagize ngo ntabwo ari ikibindi ahubwo n'ubuki, kandi tuba twagabanyijeho ikibindi cy'ubuki. Maze yewe mwa udasubira iriya wiyizire hano dufata abandi bana bacu. Yagiye guterura ugiye mwiza rero nasajya mureka wumvise ibyo Innocent avuze. uyavuze kwa kundi gira abakobwa benshi bashatse ko umukobwa ajye mu bandi bakandamiza kandi umubyeyi mwiza rero niba na ngombwa ndavuga n'akazi rwose kugira ngo ubwire yuko umukobwa dusaba tumuzi. Umubyeyi rero Imana imugisha kandi ishimiye yuko igisubizo cyanjye gihawe agaciro nk'uko n'ibindi byose bagiye agaciro imyaka yose twagiye. koze amashyi wanyu baracyafite umutima uracyari hejuru, baracyategereje ijambo ryiza rituruka ku mubyeyi. amashyi hano yo araza kuza turacyatekereza ku kibazo maze tuganire wiyicariye. Icyifuzo cyawe turacyakiriye, tugiye kukiganiraho kandi mu kanya turagusubiza. Bicaranye ijambo ryiza buriho ubona ko watega ku ijambo rya nyirayo. Byiza rero nuko wagenda kwicara kubera ko mu bitegetse ndagenda nicare, ariko ndicara mpagaze. Murakoze bavandimwe. Rero mwumvise impamvu nyamukuru yahagurukije Pastor Innocent, avuze ko bazinduwe no kujya kudusanga bavuze ko baje gusaba umugeni umwana w'umukobwa Diane inshuti. Ntabwo bavuze uwo bamusabira buriya, kandi Innocent ntawe nzi ko ari dimobu nkanjye, ariko buri gihe n'ikigaragaza kumutubwira reka akaba ariyo reka mu mujye reka mu mujye ukagira impungenge. ntazo mfite rwose. nzi ko utakwisabira bibaye na ngombwa hagira undi umusabira. byose umuhungu wanjye Ajabu Abel, kandi ngira ngo uramuzi. Ajabu ubundi wakwegera waje gusabira, naje gusabira umuhungu wanjye witwa Ajabu Karimbiro. Ajabu Karimbiro, yego. Imyaka ye urabona ko ni umusaza rwose ukuze cyane. Ntabwo nawe ushobora kurongora rwose. Ubwo rero uko byagenda kose uwo musore arahari, kandi nimuza kwemeranya araza kumutumaho wenda aze kuza arebe izi uyu muhungu wanjye agomba kuba ari inshuti ya Ajabu. Ukuntu nzi ko uyu muryango ari inshuti zacu dusanzwe tutaramana mubyeyi. Rero yicarire. Murakoze cyane mubyeyi, murakoze cyane. Abavandimwe rero umuryango
numvise impamvu yazinduye bariya bavuze ko baje gusaba umugeni, bavuga ko umugeni baje gusaba kigeze abahungu bacu bagakura bakageza igihe cyo kubaka, tujya gushaka mu yindi miryango. Cyo gituma mubona turi abantu bagari, n'abakobwa bacu iyo bakuze nabo bajya kubaka mu yindi miryango. Niko umuco wacu umeze, niko n'umuco wa Kinyarwanda umeze. Ntabwo twari twagera ahandi ho abanyaburayi ngo babigenze ukundi. Rero iyo mpamvu yabazinduye ni impamvu nziza, ni impamvu y'urukundo, ni impamvu ishimangira umuco wa Kinyarwanda, ariko ni nayo impamvu ishimangira icyifuzo cy'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma umugabo wazahaguruka ava kwa se na nyina agasanga, hanyuma bakubaka bakaba umuryango. Rero ni byiza cyane. Urakoze cyane. Abakobwa rero turabafite, ndetse na Diana arahari. Ariko Diana ni umugeni. Diana ni umugeni wa Kristo. Ngaho dufashe twumva ukuntu twagoboka. Nk'uko na Jabu nawe ari umugeni wa Kristo. Imana ishimwe. Wazanye n'abantu bene wacu, mugeni wo, bose dufite aho duhurira ha bugufi. Ese Ajabu hari icyo yaba apfana na mugeni cyangwa na muvunyi cyangwa na Pastor Mary? Ntabwo uri kugisanira cya kirenga cya karindwi. Ntaho kivugiye kugira ngo abantu jewe nta kibazo bafite, ariko kivugiye kugira ngo abantu bashira impungenge. Kuko rero abantu bo wazanye nabo ni bene wacu, ubu se turabigenza dute? Ariko se ntubizi ko Abrahamu yohereza igisonga gusabira umuhungu we? Ko yabuze tuzagenda ujye muri bene wacu aho uzamusabira umugeni. Rero uwo muco natwe niwo dufite, kuko ntabwo twajya mu banyakanani bandi kandi hari bene wacu. Kandi urabizi wabuze utariko uturibuka neza yuko Diana ari umugeni wa Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo muzakora mutabo, ntacyo umwana ashobora gukora atabonye se agikora. Rero niyo mpamvu twaganye uyu muryango, tugana amarembo, kuko tuzi ko muri bene wacu koko nk'uko ijambo ribitwemerera. Nibyo rwose. Ntabwo mukwiriye kujya mu banyamahanga kandi duhari. Ariko n'Imana nayo ijambo ry'Imana ritubuza gushyingira abantu bo dufitanye igisanira cya hafi, kandi kutumara impungenge ntacyo bitwaye, bituma dufata n'icyemezo vuba. Yego rwose. Si wowe nagerageza aho ndi bugarukira, ariko byaba byiza. Ahubwo twebwe dusa nkaho turi kure cyane, kuko Abrahamu we yarongoye mushiki we hafi. Bari bakiri bake. Rega natwe turi bake, iyo tutaba bake sagize ngo ajye baje gushaka Diane kugira ngo umuryango waguke. Yego. Ariko bagomba gushaka Diane bo bafitanye igisanira cyo hi. Yego rwose, niko bimeze n'ubundi. Ko bimeze. Cyane rwose. Muvu niko bimeze. Aho twereke tubwire. Muvandimwe Charles, turabavandimwe n'ibyo koko, kandi twese duhuriye ku mugabo witwa Yesu, buriya rega niwe data wa twese. Ariko mbere wenda twavuga igisekuru cya Ajabu kugeza kuri nka bingahe aho ngaho, kumva hari aho duhuriye rwose. Aho duhuriyeho turahara ahazwi, turahabona neza niba atari bugufi. Ngaho nakubwira iki? Karimbiro rero Ajabu
ni uwacu neza neza kwa Muvunyi. yego Akaba rero ari Muvunyi wa Karema karemajwe n'ibyuma. Akaba ari mwene Ndoba, ukagenda ukagera no kwa Gihanga ngo mijana ngo pi. Naho ngaho rero mwasuzuma mukareba niba tutaba twahurira kuri Gihanga ndetse tugahurira no kuri Kristo Umwami. aho ngaho ni mu bahindiro kandi hano ni mu basinga, urumva rero nta kibazo. Urumva rero mu muryango w'abaturagara ntago n'abasinga dusanzwe dusabirana rwose, hari nka n'abageni. Murakoze cyane. Yego. Bavandimwe rero muri hano, yani ari umugeni wa Kristo, atubwira ko umuhungu amusabira nawe ari umugeni wa Kristo. Turabishima. Hanyuma turangije tubabaza niba nta gisanira cya bugufi cyatuma abana badashyingiranwa. Umuvandimwe Muvunyi yatumaze izo mpungenge, none ndagira ngo mwebwe mbabaze. Inosa umwana n'uw'umuryango, ngiye kubaza aba bantu turi hamwe, ba se wabo w'umwana, ba nyirasenge, hanyuma batubwire niba nta mpamvu cyangwa hari impamvu yatuma ibi biganiro tubirekera aha ngaha, hanyuma tukaganira ibindi. None bavandimwe, bariya bantu mwababonye, murarora mugasanga hari impamvu yatuma tutabemerera umugeni. Yego. Urakoze. Uriya mugabo Innocent ni umugabo w'inyangamugayo. Ewe nategereje intambwe yawo, n'abamugaragiye nabo nasanze ari nta makemwa. Urumva rero ni umugabo ukwiye umugeni yasabye. Urakoze cyane. Ariko ntabwo navugira ba nyirasenge nabo bagira n'abasaza b'umukobwa. Urumva reka mbere kuri ba nyirasenge. Numvise gusaza ibyo ari byo, navuze ngo basaza b'umuhungu. Karame. Numvise gusaza ibyo bitera. Navugaga basaza b'umukobwa. Nibagirwa mvuga ngo basaza b'umuhungu. Bagira senge bafite. Nta kibazo baramutanga. Urakoze cyane. Daisy nka musaza wa Diane, urabivugaho ikibanza underere bariya abantu, bitegereze urebe, nubona harimo umwe rukumbi rutoki watuma. Murabyumva? Na musaza w'umukobwa aravuze ngo muragahabwa umugeni. Urakoze cyane mubyeyi. Rero muvandimwe Innocent, Karame. mu izina ry'umuryango wa Rwagasore, mu izina y'aba bantu twicaranye, umugeni turamukwemereye. Urakoze cyane. Ndagushimiye. Reka nsabe abo turi kumwe bongere bakumpera amashyi. aba bakobwa bo kwa Innocent ngo babita abahereza, ntabwo ari abikorezi rwose, urabona ko batakikorera, ahubwo ni icyari kiremereye umutima wanjye n'ubu uyu mutwaro. Ariko ubundi
Iyo gumaho nkaho gusa. Umwana nawe yitwa Diane. Ngwino yewe mwa. Rero mubyeyi ndanezerewe cyane kandi ndishimye ndagushimiye ko mpaye umugeni naje gusaba uretse nta kereka bari hariya gatoya mu kanya gasozi kazamutse nk'akamanuka umugeni ntabwo nakugirira ubwoba ndabizi yuko uri inyangamugayo uri imfura reka buriya irya mukuru ntizi no kureba burya yagiye kureba buriya nabo barimo baritegereza kandi wabonye ukuntu ahereza ntabwo wabura ko ejo bundi kumbi ndashimye ndashimye ko hari umugeni kandi gushimira yuko ndaza kuba ndasaba kugira ngo ko duhanye inka tugahana abageni inshuro zikaba nyinshi kandi tukaba tuzi ko mutari muri za gahunda zituma abantu batwara abageni bakazaba babakwa nyuma y'igihe mwadukwereye nk'uko musanzwe mubigenza cyangwa reka mbendetseho gatoya yemwe bantu bariya bantu twemereye umugeni baradusabye ngo tubakoshe yego ushaka kugira icyo avuga dore mikoro ngiyita dufite amashyo atuvunyisha aho ni akabyino k'iwanyu se zirakamwangira ngo kandi nawe gusanzwe ubizi ubwo aba bantu turi hamwe nabo bacecetse baravuga ubwo biravuga ngo nimugende mudukwere nk'uko musanzwe mudukwera urakoze cyane rega n'ubundi ngira ngo urabizi ko duturanye kandi aho twororera aho dutungiye urahazi ziranegeranye ntekereza ko ubundi tutarenze no kuboneka ko inka ari ukuva mu ruguru rumwe zijya mu zindi kandi ziba zibangikanye ahubwo abungeri bazo baza ku abawe n'abanjye bagahuye noneho bakaza kuzitubwira yego urakoze cyane icyo gihe nikigera turaza kumvikana ukuntu twabigenza none se Pastor Innocent karame uwo muhungu karame Ajabu birashoboka ko bamwe muri aba bantu bamuzi abandi bamuheruka ari umwana muto abandi ndetse bashobora kuba batamuzi na gato twasabaga ko niba ari bugufi bamuduhamagarira akaza tukamuramutsa urakoze cyane noneho n'aba bantu bose abatari bamuzi nabo bakaboneraho umwanya wo kumumenya ejo bundi bazaba bagendagenda mu mujyi aho bahura nawe bakamuramutsa nk'umwana mu rugo urakoze cyane mubyeyi reka nsabe muhungu ajya bahaguruke n'abamugaragiye mujye gusuhuza ababyeyi nimuhaguruke mu by'ijuru mujye gusuhuza ababyeyi Umugeni mwiza tumusanganira
bafite ubwoba sha baratitira nanjye rwose ndabona bafite ubwoba buriya ajya abona nakugeraho nakugeraho urasanga nta bwoba we usibye n'ubwoba ahubwo afite n'ubumuga mu rubavu arahita amwibwira buriya ubu bumuga buravurwa na Diane nageze kwa muganga muhumure Wahajyaga Nusashimwe jyaga Amahoro mugaruke hano noneho turaza kureba Jabo wa nyawe bose numvise umusaza abwira ati uraho Jabo barakoze abasaza turagira ngo tuze gusaba Jabo wa nyawe aze gutera intambwe agana imbere intambwe imwe ebyiri ubwoba bwabishe ubwoba bwabishe ntibawushire kuko twahawe umugeni ntabwo babizi ntibari bahari ariko buriya Jabo wa nyawe natera intambwe agana imbere imwe kabiri n'uyu nguyu yego amashyi menshi bw'umukwe wawe ajya ihangane uze sha rero Pastor Innocent sinzi niba nzakugenza ne iyo menya ko ari Jabo uba mumpaye nkigera hano baribwirije Ese ashimwe n'amahoro uracyacuranga sente neza nka kera bavandimwe bene data muri Kristo nguyu Jabo warambagije Diane n'uyu mukwe twari dutegereje kandi niwe dukwiye nguyu Jabo baje gusabira Diane nguyu Jabo mukwe uracyacuranga sente nka kera ubu rero bigiye kurushaho kubera ko muze babyumvise ko afite uburwayi mu rubavu Innocent karame ujye ukubita ubangura rwose ujye ukubita ubangura ariko wari watangiye kubyiyumvamo rega nawe uyu munsi hari gahunda dufite mu rusengero ku masaha uze kuducurangira ngo sibyo Yesu ashimwe cyane twahaye ikaze iwacu iwanyu ariko n'ubu ni muhera ugacishijeho cyane sibyo umuntu wa protocol ufasha aba bantu nsanga uriya mukobwa wanjye akwerekeye aho wicara n'abagenzi bawe abo ngabo Jabo azamuye mu ntera kandi bamwereka ibyicaro byiza muri utwo twicara abami niho wateguriwe garuka hino garuka hafi shongorewe uyisangira uwawe Imana yakureze bereke abashyitsi yuko twatojwe neza yego abangaba nibo batoje Diane ni ba nyirasenge kandi harimo n'abakuru be murabona yuko babikora neza rwose Imana ibahe umugisha namwe mwabinnye amashyi muri abantu beza murakoze cyane turabashimiye turagira ngo haze irindi tsinda rya barumuna ba Diane
gabanyaho gatoya kuri uwo murya w'inanga. Hari barumuna ba Diane b'abasore banjye, nyamuneka muze mitwe noneho murebe. Barumuna ba Diane baraje, twizere ko muzatuganurira igitaramo nk'iki ngiki mu muryango iwacu. Barumuna be nabo banze kumwenyura, bazamwenyura ku munsi w'ibirori byabo. Bari abahungu nabo noneho batangiye kureba neza. Mubwire n'uri muri telefone yubura amaso arebe, abone ko barumuna ba Diane baje. Warebye urabona ko ari sawa? Zamura ikiganza ugire ngo sawa. Ajabu nawe yatangiye kumwenyura, afite icyizere ko Diane ari buze. Ubwo barumuna be baje, ibintu biraza kugenda neza cyane. Turaza kwakira kandi nanone, ariko abantu ni beza by the way, mubanze mubakomera amashyi mubashime, barasa neza pe. Tuze kwakira nanone kandi Diane na musaza we. Diane wambaye ikamba ryiza nk'iry'abandi b'abamisi, murabona ko ameze neza cyane. N'uyu mukwe n'uyu mukazana twari dutegereje. Ndi umuryango wa Ajabu nakoma amashyi ndetse ngatanga impundu. Natera intambwe Diane, nabahagaze aho ngaho gatoya. Musaza we nabamurekuye gakeya, umurekuye gakeya. Urongera umufate, umurekuye. Ongera utuzamurire gatoya, Diane nawe atega amaboko z'abatoje. Twagiye. Oya gutya. Yego mama shenge, murabona ko ari mwiza, birasa neza rwose. Komeza imbere gakeya. Murabona ko nasa neza mama shenge ncwi. Murabona ko nari kahise mama. Nuko. Ajabu namuha amashyi rwose. Arakoze cyane. Umusaza we yongera amufate, amuzane, amushyikirize umusaza. Dukomeze mutere intambwe brother. Mushiki wawe aragusezeye, aragiye, ari ahangaha abantu baje mu rugo rwacu hano, bazanywe n'impamvu batubwiye ko yari iteye iti. Batubwiye ko baje gusaba irembo, baranarisobanura, baravuga ngo ni irembo ry'umugeni mu muco wacu wa Kinyarwanda. Irembo, yaba irembo ry'inka, yaba irembo ry'umugeni, yaba irembo ry'ubucuti, ntabwo turyima. Nyuma yaho gato baje kutubwira ko bazaza, ndavuga ngo perezida w'iki Diane, ngo akambwira ngo ajya barabitse ntagututse, agira ngo mbwira nti nawe genda umusubize ngo urakarongorera ijoro. Akambwira ati sinzajya i Nyabihu, ati habaye inyambo z'ibigori zikamwa donyi, ati habaye ibihugu bihinga Nyakarima. Nkamubwira nta Ajabu ntabwo ari icyo gihugu. ugasanga utayiheza Robert Mzindano yabari kuko yaje gusubiza wigira umutima wihangana
ngo yananira nta mwana unanirwa nta mubyeyi unanirwa umwana sibyo ariko igituma ntabikora ni uko kuko yatwikise hasi ntabwo byabura geze hariya imbere hanagura iyo marira ndaguhoza tubonanye simbi ryanyu wane n'Imana izabuzira ubuhonganyo agomba kuza nk'umwamikazi kumwakiriza impundu nyinshi z'urwanaga yagomba nguwo Diane mwakoye nguwo Diane tubahaye murakoze cyane amasi menshi cyane nimugoroba ndaba nagize ndaririmba reka twongere amashyi umubyeyi aho turi kumwe duhaye ari umugeni w'icyubahiro kugira ngo kera abamikazi barahekwaga hari icyo bivuze nanone ntabwo umubyeyi gakoze ntabwo ari bishya kuva kera na kare abageni reka mwongere amashyi umubyeyi mwana wanjye rero uvuye iwanyu ugiye iwanyu nicyo abagore bajya baturusha iyo uhuye nawe ava havuka uramaze atuvuye he ati mvuye iwacu wamubaza aho agiye ajya aho yashatse atagiye iwacu ibyo rero ni umwihariko baturusha mwana wanjye rero turanezerewe reba uyu muryango turebe uyu muryango ongera ugere uriya muryango ugire gutyo banze no gukoma amashyi kubera kuko ntabwo bayakoma ariko igikuru turamujyanye kandi aracyari uwanyu turabashimiye cyane rero mwana wanjye ajyabo kugira ngo murabibona ko umusaza we aracyahari mwana wanjye rero dore umuryango wahumyemo umubyeyi wa gasore yesa kuza kugusabira umugeni umugeni naje gusaba bansabye gusaba ndashimira umuryango ko utanyuye umugeni ukaba wamumpaye kandi ngira ngo bikwivire mu kanwa umugeni wantumye kugusabira niwe nagusabiye cyangwa ntago ari we ndabona ari ubu ati ndareba nkitegereza nkasanga ari uyu rero umuryango wa Karindiro Rubi mpagarariye nabega umugeni basabye ko nsaba
nguyu umukobwa wacu, turanezerewe cyane kuba uje mu muryango wacu. Humura. Ibyo umubyeyi yavuze ati ubundi ndagusuhuza, nkaguheka amapyisi, nkagutera hejuru, nkagaruka nkagusama, ntuze kugira ubwoba yuko uzabibura. Harimo baramu bawe, uhumure, ntugire ubwoba. Kandi ikindi kiruta ibindi byose, barakijijwe, bazi Imana. Ahari Imana nta kibura. Imana y'amahoro izabanezeza. Kubyina nkuramo akanjye karenge, musaza we ariko rwose kumukura mu ntoki ntabwo biraza koroha. Ntabwo biraza koroha ariko biroroha ko byasa kose. Rero turakugira nagusanye nguyu. Murakoze cyane, duhuze ibiganza tubashimira aba basaza. Musaza we kuba murekuye ubwo arihombeye. Ongera umufate. Ongera umufate uramurekura ari uko hari akantu bakaguhaye. Ese niyo mpamvu. Turagira ngo aba kameramani aho ntacyo habatwaye cyangwa tubazane hano hagati. Okay, mugaruke hano hafi. Ajadu. Yasize wemeye gukamisha uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze utateshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba murabe hose nyamibwa tuzahora tugusura murabeho nyamibwa iceye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano murabeho nyamibwa iceye we wamwiza uduteye irungu sana ninde ugukuye mu rungano utitarumira hira umuririmba iteka none uramusize uduteje amatage uratuziza iki wibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakuhundaga urarusize urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa iceye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano iceye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano ibihozo buri munsi na buri joro urabisize wisemo kugenda ndamibwa we uradusize ibitaramo byiza urabisize tuzahora tugukumbura ururiza we igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa iceye we wamwiza uduteye irungu sana ni
urabasize waguranya abandi dore basaza bawe urabasize agahindu basigiye bagaturende dore barumuna bawe urabasize igendere se nyamibwa tuzabora tugusura urabeho nyamibwa iceyewe uwamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Umuhungu wawe mubwire ngo ndagushimiye yuko utaciye iya bugufi utanyuze mu cyaha hafi uhindukire dobandi ahubwo ukaba waraciye inzira nziza ukaba umpesheje ishema nk'umubyeyi kuri uyu munsi mukazana ati turakwakiriye mukazana mwiza hagarara mwaho hagati mama baguha impano baguteguriye nziza cyane zana iyo mpano Diane yateguriye nyirabukwe kandi Diane ngo uhumure bazakubera ababyeyi beza ntabwo ari bya bintu by'abakazana na ba nyirabukwe ahubwo bizaba umugisha sa n'utambikaho gatoya kugira ngo ifoto ize kuryoha muze kumwenyura murebe hariya mama wa Jabu urabona ko ari umubyeyi mwiza cyane uba wasokoje neza kandi uzi no kujyanisha murakoze cyane turaza kwakira papa nanone umukecuru byamurenze aza ati muhungu wanjye rwose Imana iguhe umugisha musaza karibu ubanze uhobera Jabu umushimire ko bati ibirori bitashye iwacu umuryango urishimye rwose mukazana turakwakiriye mu muryango muzane izo mpano mwateguriye umubyeyi Diane agahereza ingofero wa Jabu uvuga ati sinatinyuka uruhanga rwa data bukwe ariko Jabu uze kumfasha uze guhisha aya masoso y'uyu musaza kugira ngo izuba ridakomeza kumucana murakoze cyane musaza arishimye cyane turakoze muhungu wanjye iyi ni inkoni y'ubutware kandi ni inkoni umusaza wese akwiye kwicumba mu gihe ageze mu bunyerere mukore kuri iyo nkoni mwese murebe hariya babafotore mumwenyure rwose nk'abari kwakira abashyitsi bo muri Cogaho reba hariya muze reba hariya mu ifoto yego turaza kwakira mama Kayigema anti wa Ajab aze kuba hafi tumuha impano twamuteguriye mama Kayigema nuriya mudamu mwiza munini mubyeyi mwiza cyane nari namubonye nanjye iyo batamuha impano nari kumuha impano ni mwiza cyane mumuha amashyi rwose iyo bataguha impano nanjye nari kuyiguha rwose uri mwiza kandi ubereye ibirori nuko nakoze ubukwe nari kuzagutumira nanjye ukanyenyerera arakoze cyane mama Kayigema uri umubyeyi mwiza wakiriwe mu kazana ari kumwongorera ijambo ryiza cyane mumuzane impano iyo mpano yego Diane nawe nuko nguko azaba angana mu minsi iri imbere umuryango wo kwa Kalimbiro bazi gufata neza abantu
umwezi imbere Diane no kumuzajya mumusanga bamwe muzajya mumuyoberwa no kubizaba bimeze. Yego Ajabu kandi arashaka gushimira famille ya Pastor Mary. Pastor Mary aze kuba hafi kugira ngo tumuhe impano twamuteguriye. Umubyeyi mwiza cyane usibye no kuba ari umushumba ariko murabona ko ari na mwiza. Iyi couple nisa neza koko mudafite ishyari mwabaha amashyi. Barasa neza rwose abakozi b'Imana. N'ababyeyi be baramwakiriye. Yabayeyo imyaka myinshi cyane Ajabu, ari ku rukundo mwamuhaye kandi na n'uyu munsi nabo bati we are very proud of you our son, kandi uzagira urugo ruhire, uzagira urugo rwiza, uzakomeze umugisha. Natwe watubereye umuhungu mwiza, natwe twiteguye gukomeza kukuba hafi. Muzakomeze mube hafi, mumuhe ibitekerezo, ari ukumusengera ndetse no kumushyigikira muri byose. Murebe hariya mumwenyure, iyo foto ni nziza yari ikenewe. Murakoze cyane. Diane bakeneye indi na nyirabukwe kandi akaba n'umushumba we. Murakoze cyane. Mujye mukomeza mube umugisha. Nawe kandi akiri umwamikazi w'umutima wawe. Nta kibazo niyo yaba ahagaze ahantu hose uba ugomba kumwakira Diane.
ongera nanone ujye umuha kandi umuhate ajya amacurure ntakicwe n'inyota iwacu zirakama. Murakoze cyane, turagira ngo pare aze gushyikira ikirahuri nawe. Pare ngaho hake ya marene umuhereze icyo kirahuri. Guma aho ngaho uhereze pare, yego. Muhereze marene nyaboneka nawe yakire kuri iyo keya. Ati murakoze. Yego. Mwongere nanone mushyikira ibyo birahuri byanyu. Diane ndetse na Jabu. Yego. Tubanze muze hano nabo mubahereze wa hano twese na marene twese. Yego. Na pare. Oya pare no kuzana hano gutya. Yego. Muzane na hano imbere. Yego. Muhereze n'abahariya nyaboneka. Ko mutamwenyura. Aha. Mwemugumishije nyaboneka ura mu photographe abanza afata iyo foto. Yego. Uyu photographe ubona ko ari professional kabisa. Ifoto ye ntago yamuti. Okay. Tuze kwakira pare. Oya memureze. Pare icyo kirahuri gishyire hano hasi gutya. Aha. Witereka gutya. Hasi. Aha gutyo. Ajabu nakurikireho. Hejuru y'icyo kirahuri neza. Zamura gatoya. Yego. Pare n'abari uzamura. Aha. Marene nakurikireho. Hejuru ya Ajabu. Hejuru. Yego. Diane nawe nakurikireho. Pakano mubona atari keza. Iyo foto ni muyifate. Mwongera amanoro gato kugira ngo Ajabu agaragare kandi anamwenyure. Yego. Jabu nturusha photographe uze kumwenyura rwose. Iyi foto ni nziza cyane. Wa mu photographe wacu twamwizaniye rwose. Uyu yaje muri Cogamo ariko turamufata tuvuga ngo agume hano mu Rwanda. Murakoze cyane. Tuze gushyira ku munwa twese turyoherwe ku munwa. Mumwe musome mucurure. Muragumisheho paka mbabwiye. Mugumisheho. Hano hari pare yarakaye. Arongera aramwenyuye Imana ishimwe. Nabwiye Ajabu na pare ko baraza guseka kenshi kugira ngo amafoto arusheho kuryoha. Duhurizemo hagati batika ubuzima bwacu hagati mwese. Wow. Umusore utazakora ubukwe no kuri kw'Imana afite ibibazo. Mbwira abandi bahungu bicaye hariya. Amaza kazayigera mu arutagenda mu kimana cy'impunzi nyabatigesha zihumurira muri cyacyago cya Rumano. Mamuri bana byose ubukombe teruhimba na fizi batekeraga izamihana. Mumbu y'urwirungu bw'amahema y'amusana kirima cyase amakombe y'ingitse hamushobora. Data mahamba murayazi ahubwo reka mbabwira amazina yazo kuko nyabaririmbiye bwa cyabubwira. Mugogo rwa mugabo nyirigire itsanganirwa no mugabo riyumbuka isesuri ndibikaba mu marize y'imiti gasana nyamibwa rwemike twa nyirazo akaba ari ibintu mutozagira ziba ziteretse nyamibwa bakubuywa kurata inzamuje zabene batanda zigoka amahembe yabugeze nyamibwa baragiraga nibwo bagira zikundira cyabato Sai
kugenda nazegera amasaha umusarambwe ngo mbashyikirize iyi nkuru irimo icyatsi cyitwa umuhurura bivuze ngo abasore banyu bajya bahurura umuryango wacu kenshi maze ugurirwa ikabamo icyatsi cyitwa umukunde niba mufite umukobwa mumubwira ngo nde mibonere umufasha kandi agihereye agafanta kandi naramenyereye umwerera ayigamana yihera amazi y'inyanyweye andinda amazimwe hanyuma munyemerere gende nishongora nk'umwana utyo yishimye kongera kitatire nkuba muri ziracukije dore uko bayitatse bakigera mu rukari bwa mumwemerwe ntiyazikerereza Imana yaramanye inyamibwa y'imata nibeho urugingo ruhinyura yamara kwigira intobera nikambikira ku mugaragaro ndagira inkumburwa idashyikirwa bahora biganya